Mbese ni igiki kigufitiye inyungu? What is more profitable on you? Mbese ikintu kigufitiye inyungu urakizi? Do you know what Ku Kidendezi TV wahisemo neza. Kurikira ijambo ry'Imana ndetse n'isengesho ribohora byose ku Kidendezi TV. Turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. We greet you in the name of Jesus Christ. Amahoro y'Imana nabane namwe. May God's peace be with you. Mwebwe mudukurikiye kuri urubuga Ikidendezi TV. You all who are following us on this TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. May God's peace be with you. Turi mu kwezi kwa gatanu. We are in the month of May. Ariko kwezi ko guhamya. The month that called a witnessing month. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo turi busange mu butumwa bwiza bwa Yesu. Today we're going to share the word of God that we shall find uko bwanditswe na Luka in the book of Luke, igice cya 12, chapter 12, umurongo wa 35. verses 35. Reka dusome twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Let's read and hear what the word of God says. Haravuze ngo It says that muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga mukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Imana itugirire neza cyane. Let's read in English. Let your loins be girded about and your lights burning, and you yourselves like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he comes and knocks, they may open unto him immediately. Blessed are those servants who the Lord when he comes shall find watching. Verily I say unto you, that he shall guide himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. And if shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo share on the word says that icyo nkwiriye kwitaho, what I should mind about. Mbese ni igiki ukwiriye kwitaho? What should you care about? Akenshi na kenshi mu buzima busanzwe, in normal life, abantu tujye tugira ibintu twitaho. People have many things that you care about. Ugasanga tubyitayeho kurenza ibindi. You find us caring on those things more than others. Tukabikurikirana kurenza ibindi. Follow them more than we follow others. Ariko ni nako bigomba kugenda. And that is how it should be. Akenshi tugukunda gukurikira cyangwa kwitaho ibintu bidufitiye inyungu. Most of the time we care more on those things that are profitable on us. Ibigufitiye inyungu, whatever has profit, nibyo witaho cyane. It's what you care more about. Uko niko kuri. That is the reality. Ibigufitiye inyungu, what is profitable on you, nibyo ugomba kwitaho. That is what you should care about. Mu buzima busanzwe, in normal life, ntuzigere wita ku kintu kitagufitiye inyungu. Never you care on something that will bring loss to you. Kuko igihe cyose uzita ku kintu kitagufitiye inyungu, because whenever you will care on something that has no profit on you, kizagutakariza igihe. It will make you to waste your time. Kandi mu buzima ntuzigere uta igihe.
And in your life, never you waste time. Mbese ni igiki kigufitiye inyungu? What is more profitable on you? Mbese ikintu kigufitiye inyungu urakizi? Do you know what is profitable on you? Reka nkubwire ngo tugiye kumenya igifite inyungu mu buzima bwawe. Let me tell you that you're gonna know what is profitable to you. Mu buzima bwawe hari igifite inyungu. In your life there is something that has a profit. Gishobora kuba gitandukanye n'icyanjye. That is different when yours is different from mine. Ariko reka nkubwire ngo cyangwa mbabwire hari ibintu dufite, hari icyo duhuriyeho twese kidufitiye inyungu. Let me tell you that there is something that we all have that is more profitable to everyone. Nubwo mu buzima busanzwe tugira ibintu bitandukanye bidufitiye inyungu, though in normal life we have many different things that are more profitable. Icyawe kikaba gitandukanye n'icyanjye, when yours different from mine. Ariko reka nkubwire ngo hari icyo duhuriyeho kandi gidufitiye inyungu. But let me tell you that there is something that we should all meet on that is more profitable for each and everyone. Icyo ngicyo tuhuriyeho gidufitiye inyungu, that is more profitable to each and everyone. Kiruta bya bindi byose bidufitiye inyungu dukurikira. It is more valuable than those all things that you follow. Yesu yavuze amagambo akomeye. Jesus said good words. Ubwo yari ari guca umugani, when he was giving a parable, w'abakobwa batanu b'abapfuna batanu b'abanyabwenge. Of the five girls, the wise one 5 and the foolish 5. Arangije hasi amajije kubacira. When he gave them that parable, avuga amagambo akomeye. He said heavy words. Aravuga ngo nuko muhore mwiteguye. He said that always be ready. Kuko mutanze umunsi n'igihe nzazira. Because you don't know the day and the time that I will come. Bene data, my brethren, iyi si turimo, this world that we are in, turi mu rugendo. We are in journey. Tumeze nk'abari mu modoka. It's like we are in a car. Iyo ufashe urugendo uri mu modoka cyangwa mu ndege, you are in a car or in an airplane and you take a journey. Ubuze ahantu ugiye. You've been knowing where you are going. Ku buryo aho hantu iyo uhageze ubabwira ngo nshaka kuviramo aha ukavamo. Such that when you live on that place where you are going, you tell them to stop and you go away. Ntibishoboka yuko umuntu ashobora gutangira urugendo ari mu modoka cyangwa mu ndege atazi ahantu agiye. It is not possible that a person can start a journey when he's in a car or an airplane yet he doesn't know where he is going. No muri iyi si nuko bimeze turi mu rugendo. That is the same thing in this world. We are in the journey. Kandi naho turi kujya turahazi. And you know where we are going. N'ahandi turi kujya mu ijuru. We are going no anywhere else but we are going in heaven. Iyo uri mu isi wafashe urugendo, when you are in this world then you have got a journey, aho uviramo ubuhazi. You be knowing where you will get out from the. Ariko igitangaje, but what disappoints, nuko muri iyi si ho muri urugendo rujya mu ijuru, that in this journey going to heaven, ahantu uviramo ntahuzi. You don't know where you should get out from. Niyo mpamvu bishoboka yuko ushobora kuba wicaye aka kanya. That's why it is possible that you can be sitting right now. Ariko aho ugiye kuviramo ukaba ugiye kuhagera. And you find that where you will get out from you are near to reach on that. Niyo mpamvu umuntu atajya amenya igihe apfiraho. That's why a person doesn't know the time that he will die on. Umuntu aryama ari muzima. A person sleep when he or she is alive. Yabyuka agasanga yapfuye. To wake up she finds that she's died. Bishatse kuvuga ngo umuntu nagamenya ahantu aviramo. It means that a person doesn't know where to get out from. Niyo mpamvu Yesu yavuze aya magambo. That's why Jesus said these words. Aravuga ngo nuko muhore mwiteguye. That be ready all the time. Kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Because you don't know the time and the days. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo ni iki dukwiriye kwitaho. We are on the word says that what should we care more about. Paulo yavuze amagambo akomeye. Paulo said heavy words. Aravuga ngo ubwo igishyitse kizaba kibonetse, that what is already shall be seen. Bya bindi bidafatika cyangwa bya bindi bidashyitse bizakurwaho. What is not full shall be eliminated. Mbese ni igiki gishyitse yavugaga? What is full that he was meaning? Igishyitse yavugaga, the full that he was meaning,
ni ukujya mu ijuru cyangwa ni isezerano ry'ubugingo buhoraho. Is to go in heaven, all the promise of the livings, the life, eternal life. Mbese ni igiki dukwiriye kwitaho? What should we care more about? Kurenza ibindi bintu byose, more than any other things, ni ubugingo buhoraho. It's your eternal life. Ukwiriye kwita ku bugingo bwawe. You should care more on your eternal life, kurenza ibindi bintu byose. more than anything. Nigeze nababwira, I have ever told you, mbabwira yuko umuntu wita ku by'isi kurenza ubugingo that bwe, the person who cares more on the world things, apfuye ntabwo yajya mu ijuru. that in case all she does, he cannot go to heaven. Reka mubwire ngo, Let me tell you that ukwiye kwita ku bitagaragara, you should care more about, kuko ari byo bifite akamaro kurenza ibindi bintu byose. because it is more valuable more than any other things. Ni byiza kwita kuri business cyangwa ku bindi bintu biguha amafaranga, It's good to care on your businesses or anything that gives you money, ariko ntabwo bikwiriye kuruta uko ugomba kwita ku bugingo. but it doesn't deserve to care on them more than you can care on your eternal life. Ndabaha urugero. I'm giving you an example. Hari igihe umuntu yita ku butunzi, There is a time when a person cares more on his things akaba yakemera no gukora ibyaha, and find that he can sin for him to gain. ashaka amafaranga. When he or she wants to gain money, Icyo gihe aba yitaye ku butunzi kurenza ubugingo, that time he is caring on worldly things more than eternal life, kuko yishe ubugingo bwe ashaka amafaranga. because he has destroyed his eternal life while looking for money. Ntiyitaye ku bugingo bwe. He's not caring on his eternal life. Mbese ikintu icyo ari cyo cyose cyaza kikica ubugingo ariko kikamuhereza amafaranga, It means that whatever can come and kill or eliminate or distract his eternal life and give him money, icyo yacyemerera. he can allow it. Ariko reka nkubwire ngo, But let me tell you, uba ugomba kurwana intambara, you should fight a war ukarwana n'ikintu icyo ari cyo cyose gishaka kwangiza ubugingo and you fight bwawe. against everything that wants to fight against you. Yesu yigeze kuvuga amagambo akomeye, Jesus has ever said strong words aravuga ngo kugira ngo winjire mu ijuru ufite amaso yombi, that said, for you to enter in heaven with both eyes, kandi aya maso akaba ari kugucumuza, and yet when those eyes are making you to sin, ikiruta wakwinjira mu ijuru udafite ijisho na rimwe, it's better you enter in heaven where yet to have no any eyes, kugira ngo uzarimbuke ufite amaso yombi, instead of going to the hell with both eyes. bishatse kuvuga ngo ntago iby'umubiri biruta iby'ubugingo. It means that these fresh things are not more expensive. Niyo mpamvu mwinginze kubw'imbabazi z'Imana, That's why I beg you, mukozi w'Imana, you the servant, mukristo you the Christian udukurikiye, who is following uhereye none from now, utangire kwita ku bugingo kurenza ibindi byose. start caring on your eternal life more than any other thing. Twasomye n'ubundi ijambo ritubwira ngo nuko muhore We mwiteguye. read the word says that ever be ready. Yesu ari kuvuga aya magambo, When Jesus was saying these words, yari ari kubabwira ngo babe maso, he was telling them to be awake, kuko yabonaga abantu batari maso, because he was seeing people were not awake, kuko yabonaga abantu batitaye ku cyo bagomba kwitaho, because people he was seeing people not caring on what they are supposed to care on. ariko uhereye none But from now, ndaguhamagarira kwita ku bugingo, I'm kindly calling you to come and care on your eternal life. ndaguhamagarira kwita ku cyo ugomba kwitaho. I'm kindly calling you to come and care on what you are supposed to care on. Inshuti y'umusaraba, You the friend of the cross, ntugambanire ubugingo bwawe never you distract you ngo ubugurane amafaranga cyangwa ikindi kintu cyose cy'umubiri. or you exchange it with money or any other fresh things. Hangana urinde ubugingo bwawe, Fight while protecting, kugira ngo ubwo umukwe azaba aje such that when the bridegroom tuzabashe kumusanganira. we should be able to, Ubwo Yesu azaba aje when Jesus will be coming, kugira ngo tuzabashe kumubona, such that we should see him, tuzabashe kunezeranwa nawe. we shall be able
able to be happy with it. uhereye none ita ku bugingo bwawe. From now, care on your eternal life. byashoboka ko utitaga ku bugingo It bwawe, is possible that you are yewe not ukaba hari ibintu wakoze yet and when you have done something bishobora kuba byaratumye ubugingo bwawe bwicwa, that has led to the death of eternal life. ariko ndeka nkubwire ngo uracyafite amahirwe But let me tell you that you still have chance yo kurokora ubugingo bwawe. of you serving your eternal life. Ni ukwihana, It's to repent. warangiza ukemera kugendana na Yesu. Repent and turn out, then you start moving with Jesus Christ. Uhereye none utangire wirinde icyaha, From now, start protecting yourself from sin. ikihiga ubugingo bwawe Ever looking, fighting against, gihinduka umwanzi wawe. let it become your enemy. Reka dusange Imana. Let's pray. Birashoboka yuko watandukiriye ukajya kure y'Imana. It's possible that you have passed in long ways and go away far from. Biranashoboka kandi yuko ushobora kuba utaritaye ku bugingo It bwawe, is possible that you have never cared about your. kuko hari imbaraga zagukururiraga kutita ku bugingo bwawe. Because there are powers that has ever pulled you to don't care on your eternal life. Ariko ngiye kugusengera, I'm gonna pray for you. uhereye none wakira imbaraga zituma wita ku bugingo From bwawe. today, receive a power that may cause you to care on your eternal life. Reka dusange Imana. Let's pray, Jesus. Mana, mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zihoraho iteka ryose, reka zimanukire umwana wawe mu izina rya Yesu, kugira ngo zimushoboze kwita ku bugingo kurenza ibindi bintu byose byitabwaho. Mu izina rya Yesu Kristo, niyakire imbaraga zawe mu izina rya Yesu, niyakire imbaraga zawe mu izina rya Yesu, niyakire imbaraga zawe mu izina rya Yesu, niyakire imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.